TV turabashuhuje muherereye impande n'impande z'igihugu amajyepfo amajyaruguru n'ibirengera bwaryo. Rero nkuko bisanzwe muri kumwe n'umutesi Beto umunyamakuru wa TV. Turasuhuza abarwayi, Imana ibafashe bakire, abafite ibibazo bitandukanye iborohereze bikemuke. Nkuko mubibona rero uyu munsi twabazaniye abatumirwa ni babiri. Umva n'uburyohe. Rero ndagira ngo batangire batwibwira. Ni karibu rero tubahaye ikaze muri kamera za TV. Murakoze. Imana Jean diye nkuko nakomeje ndibabwira mu gihe gitambutse ubwo mperuka hano. Nanjye berukana mu cyumweru gishize twashimye Nana. Iyo nkuko nabibabwiye nabasaba naje kureba umuntu wanjye. Nana rero warushonje uhishiwe none wisubigira gute? Amata yabyaye amavuta. Umusheri wadusabye ni uyu nguyu Jado. Ubwo rero ibisigaye nimwe mu byivugira. Dore nguyu rero nyine nkuko n'ubwo bishize nanjye navuye hano mbivugaho. Nari nabonye Nana numva nyine nifuje guhura nawe, ariko ndavuga ni kubera ko ubwo aheruka hano kuri kamera za TV ntabwo yigeze atanga nimero, kandi nawe naraguhamagaye nyikwatse birangira utayimpa, uravuga ati oya ntabwo nyiguha ahubwo uzaze mbahuze mwiganirire mbona cyane. Rero niyo mpamvu nongeye mfata urugendo nyine nturuka kure, ariko ndaganireka amagere ndebe Nana mure nawe ndetse nanabinyemerera nansuhuze. Dore nguwo rero yahageze. Nishimiye guhura nawe rero, nimba wumva wabyemera ntukavuga ngo ukeneye umutito w'inzobe ufite akazi. Sibye kimwe muri ibyo ngibyo numva wenda ntaba nujuje, ariko akazi nanjye ndagafite kandi niteguye kuguha urukundo rukakubyarira inzobe. Nanjye nabishimiye pe. Imana ishimwe. Amata yabyaye amavuta. Ubwo washimye Imana ishimwe. Ngaho komeza utubwire. Nishimye. Ariko nakari inzobe. Nishikara. None urashaka inzobe cyane. Oya, ko nyine afite gahunda arabwo nta kibazo, kuko afite gahunda arimo neza. Ntabikubwire rero azaguhata imitomo. Ukuntu bimera akenshi na kenshi hari igihe usanga abakobwa mukunda abatipe b'inzobe, ariko njye ndizeye ku rukundo kandi numva kuguha urukundo kuko numvishe ubuzima waciyemo, numva uburyo ki wabayeho, nanjye bimutiva kumva ko ngomba kuguha urukundo ugasimbura uburibwe cyangwa se ububabare waciyemo ubwo ari bwo bwose. Ahubwo ikibazo ni witeguye guhabwa urukundo n'umutipe nkanjye nkagusesekazaho urukundo n'isi yose ikabibona. Yego pe ndabyiteguye, nubinereka ko nkunda nanjye nzabikwereka. Nshaka umutipe urimo neza, afite gahunda, atari ukunesha umutwe. Rero biransaba ko nandebaho gato kugira ngo ko mbona ugifite udusonisoni. Impamvu ndi kugira wowe ushobora kuba wantinya kubera ko wenda se wavugaga ngo ushaka umutipe w'inzobe utamwishimiye ngo namugire mwereke Mose nukubanza ukamubera wanabyiyumvamo nkabifiringa wumva uryo ako kantu bari kosa ntureba se. Byiza guhura nawe kandi usezeranye kubona urukundo rufatika. Reke bya bindi abantu usanga bakureshya, njyewe mfite gahunda kandi mfite urukundo rufatika. Ariko ufite isoni. Afite isoni wagira ngo nibwo akibona umukunzi.
mbaye nishimye. Jado ndabona ari wowe ugomba kumucanga. Njyewe nabaye mu rukundo rurenze rumwe ariko nza kugira ikibazo nanjye umukobwa aramemukira. Yego. Aramemukira ariko njyewe naramukundana. Ariko umutima narawumwambuye ubu ngiye kuhereza nawe. Utyo. Ubu ngubu ndawumuha nimara kuwumuha ahubwo se nana ikibazo kimwe. Ese koko nawe ufite urukundo udaciye ku ruhande cyane none naje nje kubeshya. wenda ushobora kubona wenda ndigikara kuvuga ati ya rwose wapi nta wambonye ute ese urumva twabana mu rukundo ese ni iyihe ntego wumva wowe ubwawe wangiraho mu gihe wenda se ubona byaba ari ngombwa yuko nkomezanya nawe mu rukundo. Njyewe nakwishimiye umusore mwiza ntacyo twaye pe gusa nyine uko tuzajya tugenda tumenyerana tuba turushaho gukominikana nyine tu. Rero wahoze uvuga ngo ufite akazi bakora urashaka umutipe kugira ese ugeze kuki? Urabona nibwo ngitangira ntabwo navuga ngo ngeze kuri kiboya nibwo ngitangira ndacyari hasi. Nta n'ibigoranye kuko gushaka no gushobora sibyo icy'ingenzi uko twahuye tukaba tunabashije gusuhuzanyaho ukaba wanyishimiye njyewe nakwishimiye mbere yuko ngira gute nza kuri kamera za Ami TV. Rero ndishimiye cyane guhura nawe kandi gushimiye ko wemeye kwakira ubusabe bwanjye kuko baguhamagaye ubushize babwira yuko uri mu kazi ariko babwira ko nubona kuzaza gute uzababwira. Rero nanjye nishimiye kugira gute kubana nawe kuri uyu munsi. Murakoze ndashimira n'umunyamakuru wacu rwose yabigiyemo neza. None se Nana ngiye kukwibariza ikibazo. Jado we naramwumvishe warambwiye ngo ngushakire umusore nako wumva uri mu rukundo wagukunda utanga kondisiyo icyo washanze atujuje nuko atari inzobe. Ibindi byose byibuze ni iki wowe uzi ku rukundo nk'umuntu ushaka umuntu ukunda unabimubwire nawe abyumve wenda uvuge bikeya ibindi muzajya mugenda mubivugana. Ese ikindi nanone ikindi cya kabiri uramutse usanze atujuje ibyo washakaga ese wabyitwaramo gute? nabyihanganira kuba ankunda nabyihanganira tugakomezanya. Wabyihanganira? Ngatubwire rero icyo uzi ku rukundo twumve ko nawe ugiye gushikama nkuko wabyiyemeje. Ntabwo nzi byinshi cyane ariko nyine nzi dukeya. Ntacyo dukeya tutubwire. Nzi ko umuntu ugukunda akwitaho mbese aguhora hafi. Umuntu ugukunda nyine akwereka ko nyine akuri hafi. Ni ibyo byonyine. Jado wabyumvishe ugomba kumuba hafi. Nabyumvise ariko nyine biragaragara ko we n'ubwa mbere agiye kujya mu rukundo ibyo ari byo byose. N'ubwa mbere ntubibona se kuko n'ubusonisoni biragaragara ko mfite urugendo rurerure rwo kugenda ariko wigisha kuko njye nigeze kubicamo nubwo bitangendekeye neza ariko byagira gute nzashyiramo imbaraga kandi burya kenshi intangiravuna nankundira akambera umukobwa mwiza kandi njye mfite gahunda nk'uko nawe yashakaga ufite gahunda. Ahubwo njye ikibazo nibaza ni gahunda avuga uwo mutipe yashakaga gahunda. Ese gahunda ushaka ni gahunda yihuse? Ese ni gahunda yategereza? Ese ni gahunda ya reka tube turebaho? Ese gahunda urumva umutipe yaba afite ni gahunda imeze umutipe uza akagutesha umutwe. Njyewe nshaka umutipe ufite gahunda nyine uvuga ati njyewe nshaka kubaka
tukajya mu mago apana ibintu byo kuza agenda hoya umuhungu uzi ubwenge hari umuhungu uzi utazi ubwenge ariko noneho Nana nawe nyine babandi baza bagutesha umutwe bakagusaza bakeye nta bwenge baba bazi rero mu by'ukuri birumvikana ukeneye gahunda. Ese wowe gahunda yawe bumva itamara igihe itarenga igihe kingana iki? Kuko njyewe nkeneye umukunzi koko ufite ejo hazaza, uzi icyo akora ndetse ufite n'umwanya wo kugira gute, ufite n'umwanya wo kujya muri ibyo bintu. Ese wowe ufite umwanya uhagije wo kuba wajya muri ngenda byiteguye pe. Okay, nishimiye guhura nawe kandi nshimye cyane yuko unyakiriye. Ariko bitaba ari bya bindi by'abakobwa bo muri iyi minsi umunyamakuru twumviye, kuko hari igihe umukobwa akwemerera ko wenda se mugiye mu rukundo ariko agiye gushenya cyangwa se gushenga umutima wawe, agiye kuwushwanyuza ahubwo agiye kuwushwanyaguza akajya mu rukundo atazi ibyo agiyemo. ariko yatubwiye ko ibyo niba hari icyo yari agutezeho mu byo yavuze akazasanga bidahari azabyihanganira, niko yatubwiye. Rero nawe nusanga hari ibyo atujuje nawe uzagira ute, uzabyihanganira, ntuzamujugunye. Urabona yaciye muri byinshi, yaciye mu buzima bumugoye, rero nawe ntuzamugore. Nge nicyo nababwira, niyo nama nabaha, kuko ni njye ubahuje. Njye ubahuje, ariko ikindi nanone muzabishyiremo Imana, muzabishyiremo Imana, Imana nayo izabashyigikira. Kandi natwe tuzagerageza gushyiramo imbaraga, kuko burya iyo ubonye ikintu gishaka kugira agaciro, rero ni iby'agaciro Nana, ni iby'agaciro kukumenya, ni iby'agaciro kuba umpaye umwanya, ndetse ni n'agaciro kuba noneho ngiye kwitwa umuntu ukomeye mu buzima bwawe. Ariko nawe ukaba wenda hanze hari abakobwa beza pe bandusha ubwiza, ushobora kuba ufite nk'umukobwa muvugana umva ngenda fuha bivugire hano kabisa, umva ngenda fuha nimuhamagara ngasanga uri kuvugana, uri kwivugiraho nkakuramo ngasanga uri kuvugira kuri fone zanjye umuntu uri kuvugana. nabivuge nibyo. Rero rega ntabwo ari ukuba wenda ngo ngiye gusobanura byinshi ku kintu kijyanye no gufura, ariko akazi nkora mwisegureho mbere pe, akazi nkora binsaba kuba nkoresha telefone, kandi nawe urashaka umuntu ukora ahubwo reka mwereke ikintu tuzakora aho ngaho nawe yabafu kugira ngo wenda bitazavamo ko kubangamira nk'inshuti yanjye. Reka tujye duhana amasaha, tuvuga ati niba ari mu gitondo saa 12 imbere y'akazi turavuganye, niba ari saa sita guhera saa sita kugera saa 6 n'igice wenda nzaze ngushakira umwanya tuvugane. Nimba ari nimugoroba noneho umwanya wubuye wose, aho ngaho byakumvikana. Ariko hari ukuntu umunyamakuru nawe utwumve neza, hari ukuntu buriya abakobwa usanga batugora pe, ugasanga umukobwa yazonze umutipe bakundana pe, ntabwo uhamagaye nsanga urahuze, kandi mu by'ukuri telefone ni mobile kandi bigomba gukoreshwa. Nicyo umuntu aba yarayiguriye, kuko niba ufite abantu 250 kuri simukadi yawe, muri abo bantu byibuze ku munsi niba uri umuntu ubana neza urahamagarwa n'abantu 10 n'urugero. Reka nanjye nkubwira akantu gatoya, buriya abagore cyangwa abakobwa hari igihe gufuha kwabo bigira akamaro. Uti gute? None se niba wahamagaye ukabona umusheri wawe araguhamagaye, tuvuga uri mu kazi, ntabwo ushobora gukupa uwo muri gukorana cyangwa uri kuguha akazi. Ese nyuma yaho ukora iki? Nta nubwo umwandikira ka SMS umubwira uti sheri ndahuze ndi mu kazi, cyangwa ndaza kuguhamagara nimpuguka. Ese ukora iki nawe umwereke geste ko muri kumwe? Uragenda, niba wafatishije ushyize mu rugo uba wumva ko birangiye, ugasiga aho ngaho, ubundi kandi urukundo bisaba kubagarira.
rero namwe nimukumve ko abagore ngo bafushye ngo bagize gute, oya namwe mujye mubafasha. Niba ubona yagushatse igihugutse ubwesheri rwose narindi mu kazi none ubu nibwo mbonye umwanya, icyo gihe nubikora gutyo azafuha. nyine icyo cyo kirumvikana, icyo nicyo kuko ni nacyo gituma uba nka honest ku muntu, nyine mukanizerana birenze. kuko nyine impamvu nari mbivuze, hari nk'abakobwa rwose bafuha bakarenga urugero ku buryo amubwira n'ibyo uvuze akaba atabyumva, ariko akaba atakumva pe, akavuga ati reka nigutumburira umwanya akazi ukagaha umwanya. Abo ni babandi nyine badafite akazi, ariko buriya nta akazi ubundi niko kaza mbere, n'ibindi byose ukabikora nyuma y'akazi. Ubwo nawe wenda afite akazi arabizi, yabahugiyemo arabizi ko hari igihe ushobora guhamagara umuntu ukamugura, atari uko akwimye umwanya, ahubwo ari ukugira gute, ari uko gusa nawe ahuze muri ako kanya. Rero ndizera ko tuzabigendanamo neza, kandi rwose navuga ngo shima Imana cyane ko wateye niyo ntambwe ukaza kuri Ami TV kugira ngo usobanure ibitari bisobanutse mu mutima wawe, ariko uyu munsi bisobanuke kuko ngiye kuguha urukundo rumurenge, ngiye kuguha urukundo hahandi uzaza urureba ukambonamo inzobe. Utyo iya nzobe yashakaga akayibona mu rukundo muri njye, umutima uzagenda unyesha ako kandi. ndabona rwose. Rero Nana, niki wasoza ubwira abakunzi ba Ami TV, kubera ko umukunzi wamubonye, niki wasoza utubwira? ikintu nabwira ni ndishimye pe, ntabwo nzi ko bizashoboka, mba nagiyeho, ariko ubwa mbere nabibonye mba ndabikunda bose, nanjye ngomba kuzajya kuri Ami TV nkajya gushaka umukunzi ko namubona. Namubonye rero nishimye, mwarakoze, ndabashimiye. Nawe urakoze cyane rero kwita kudushimira. Buriya umuco wa kinyarwanda ngo imfura nigira ite, nishima. Rero nawe wakoze, nawe Jado wakoze gutegereza. Ubwo rero mugende mwubake urukundo rwanyu, mushyireho amatafari, mushyireho amabuye, rukomere, muzagaruke hano muje kudushimira. Mwakoze cyane rero, ikiganiro nakagaruka. Bye bye.